yego nanone kandi ibihe byiza cyane rwose kandi none amahoro y'Imana nshuti mukunzi wongeye kudukunda kandi ukabudukurikirana ku biganiro byacu kuri Mukakarangwa TV nkuko umubona rwose imbere yanyu umaze kumumenyera kandi rwose umaze kubana igihe kirekire nizera ntashidikanya yuko rwose mumaze kugenda musobanukirwa neza iby'impano imurimo ikomeye cyane yo gufasha ndetse no guhumuriza imitima y'abizera Imana kandi by'umwihariko ikindi gitangaje ngira ngo hari uburyo maze iminsi nganira nawe ananiwe cyane ananiwe ngiye mwamvumbuwemo impano ntari muzi ugira impano yo gusengera abantu ngewe ntabwo nari mbizi ahubwo narazaga ahubwo ngwino dukore duhereza abantu ikiganiro dukore duhereza utindi gusengera abantu ndi gusengera abantu rero rwose no ku bantu batanabizi iyo mpano arigira nyamuneka mba nabashyire muri description uburyo mwamubona mujye mugenda mumubone abasengera ubwo nyine ndabona mugiye kuzamudutwara reka tumwakire yego nikaze ni karibu suhuza abantu bibwira bakubonye bwa mbere ubabwire n'icyo uje kutuganiriza muri iyi minsi cyangwa se muri uyu mwanya hanyuma unadusengere dutangire ikiganiro ni karibu haracyariho ibyiringiro haleluya amena Imana ishimwe ko hakiriho ibyiringiro so nitwa Mukakarangwa Devota nkuko nyine wacu ari kubivuga ndabakunda cyane uburyo mudukurikira kuri uyu muyoboro wacu channel yacu murayikunda aba hafi abakure turabashimira uburyo mubana natwe amen so tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana Imana yamaye ijambo ryiza cyane umaze igihe uryumva ariko umunsi riko rishyashya zanye ijambo rivuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora amen Imana ibahe umugisha reka dusenge turagushimiye Mana uri umukozi w'umuhanga izina ryawe nirihimbazwe watubereye Imana watugiriye neza waturamburiye akaboko warakoze musi no mu ijoro nta muntu n'umwe uhwanye nawe ariko ahantu wageze umuntu byari byaranze arahirwa bikemera kandi kuhirwa utongeye kwizera ntabwo bijya byemera ndasenze ngume kwizera abadukurikiye bahe kwizera umuntu wese turi kumwe kuri chaîne umuhe guhirwa kandi umuhe no kwizera tuguhaye ikaze rero mu biganiro tugiye kuganira uzubane natwe mu izina rya Yesu wabambwira imwe gusa amen so tugiye gusoma ijambo ry'Imana ariko aho uherereye hose ukomere uherereye hose umve ko Imana yahageze hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka hahirwa abafite kwizera mu mitima yabo hahirwa abizera ibyo babwiwe n'umwami wabo Yesu hahirwa 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 abizeye Yesu amen amen Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro haleluya amen hahirwa Imana ishimwe reka dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Luka yego igice cya mbere turasoma kuva ku murongo wa mbere haranditse ngo Mariya ajya gusura Elizabeth ashima Imana muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga mu mudugudu w'Iyuda yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeth maze Elizabeth yumvise indamutso ya Mariya umwana asimbagurika mu nda ye Elizabeth yuzuzwa umwuka wera avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye angendereye ijwi n'indamutso yawe cyinjiye mu matwi yanjye umwana asimbagurizwa mu nda yanjye no kwishima kandi hahirwa uwizeye
kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Mariya na Elizabeth murabizi uburyo bari ababyara. Yego. Ariko Mariya yari afite inda ya Yesu. Yego. Elizabeth yari afite inda ya Yohana. Yego. Ariko Yohana wa undi w'umubatiza. Yego. Noneho ariko ntabwo bari baherukanye. Umwe ntabwo yari azi icyo afite mu nda, so ntabwo yari azi inda twita ari bwoko ki. Ariko Mariya we yari abizi kuko yari yarabonekewe na Mikaeli na Gaburiyeli, aramubonekera. So hanyuma Mariya aravuga reka njye gusura Elizabeth mubyara wanjye njye kumusuhuza. Aragenda ajya kumureba, wajya mu rukiko iyo mu gihugu cy'Ubuyuda. Ahageze bagihura. Burya abantu bakundana ikintu cya mbere ngiye mbona nyine nawe ndakubaza nk'ibintu biranga abantu bakundana. Ariko ngiye burya mbona abantu bakundana iyo nkabonye undi aramuhobera bararamukanya. Nibyo rwose. Sinzi tukirabo naho nimba wanyunganira nta nubwo Ikinyarwanda cyane. Nanjye icyo nari kugiheraho. Okay. Ariko ikindi nabonye abantu bakundana by'ukuri buri umwe ahangayikira undi. Okay. Ikindi barakumburana. Amen. Urumva kandi nabo bahuye bakumburanye. Yesagumugisha. Sebwe tubonye bitatu. Aha ongera ubidusubirire. Ukuvuga ngo icya mbere buri umwe ahangayikira undi. Yego. Ikindi barakundana. Ikindi cya gatatu ariko wenda bishobora guterwa buri muntu ababazwa n'agahinda ka mugenzi we kandi akishimira n'ibyiza bya mugenzi we. Ko byabaye byinshi. So ikindi ubwo no kuyo bamaze no guhura bagira gute? Barahoberana. Bigita n'indamukanye. Indamukanyo bararamukanye. So hanyuma noneho rero ngo na Mariya nawe urumva se yarahangayitse se yatwite yatwite reka njye komura bya bindi wavuze ngo umwahangayikira umwahangayikira biratsinze ni ukuri. Agenda yo mu rukiko ngo ariko bakimara guhoberana hari ikintu cyabaye. We wadukurikiye ngo habaye iki? Umwe yumvise ngo umwana yisimbiza mu nda. Nakurikiye ako kantu. Kandi nyamara birete bihura n'iki twe tuvuze ko buri umwe yishimira ibyiza bya mugenzi we. Ni ukuri. Hanyuma ngo barangije n'abana bo mu nda barabimenya ko abo bantu bahuje. Yego. Iyo bataba bahuje n'abana ntabwo bari kubimenya ko abo bantu bahuje ko bakumburanye. Yego. Kandi ko so muri izo nda abana barakururana. Yego. Ariko nubwo bakururanye hari harimo urutundi. Yego. Elizabeth yahise abimenya we ahita abimenya. Amen. Ahita avuga ngo ndagenderewe. Haleluya. Amen. Ahita amenya yuko agenderewe. Nawe Imana nikugendere ntabwo uzayoberwa kumenya ko Imana yakugendereye. Kuko ibintu by'Imana iguha ibintu nawe utakekaga. Nubona bitagukwiriye nyine nk'urugero nyine hari igihe cyacize njyewe natanga nk'ubuhamya aho hantu. Hari igihe namaze igihe naseka. Yego. Nyine agahinda mbabaye nyine naseka. Noneho nyine nari nkigera mu gihugu cy'u Rwanda. Nkamara igihe nyine naseka mbabaye utanamenya ko nzi gusoma ijambo ry'Imana, utanamenye yuko nzi no kuvuga. Icyo gihe nari nageze mu muryango hanyuma nyine baravuga barabona uwo muryango ntawukwiriye. Nyine baravuga ati ndarangwa n'ibintu bitatu. Nimba nyine ndi umukire, nimba mfite ibintu, nimba nyine baranyemera. Ariko nimba nabifite ntabwo baranyemera. Maze ndabibura nyine bambazaga amafaranga, bambaza nyine ibintu biremereye by'amafaranga ariko sinari mbifite. Nyine baranyanga. Noneho kugira ngo niyakire menye ko Yesu abana n'abantu bonyine birangora. Sinkaseke. Nyine nkajya numva nicecekeye nibereye ahantu hanjye.
uzi ko naje guseka nkajya numva nyine ndababaye nkumva hano harandiye kubera naje kongera guseka. Yesu yaje kuza ngaha handi arahankura none ahankuye rero naseka nkababara nyine nkababara ariko turasomye ngo haleluya. Yego none ubwo naheraho nibaza nti mbese mu bigendanye wenda n'imirimo yo gukizwa by'umwihariko ireba abagore kandi ikareba n'abagabo, twabihuza dute niyo tugendeye noneho mu gihe cyo kuvuga ngo umukobwa ageze igihe cyo gushaka cyangwa se umugabo ageze igihe cyo gushaka, kandi ngira ngo mu muco akenshi w'ibyo tugenda twumva ariko utari mwiza, hari aho usanga hari ababyeyi rimwe na rimwe barwanya imibereho myiza abana baba bifuza by'umwihariko mu gihe bagiye kujya mu ngo. Ese mu bigendanye n'ubukristo cyane cyane ku bagore cyangwa abagabo by'umwihariko mu by'ukuri abasa naho bitambika icyo kintu bigaragara ko ari abaye n'abamama cyangwa n'abapapa cyangwa se wenda ni uwo Satani aba yagendereye tubifate gutyo gusa? Umva sindavuga ngo iki, ndabona ari nk'umuntu nyine abamama kenshi usanga bakunda nko kubikontaho cyane. Yego. Ariko nyine Satani nyine waba yagendereye niko navuga. N'icyo gihe byambayeho ku mpande zose. Imana ishimwe yuko byakemutse neza. Nahita nibaza ngo noneho ni iki kintu cyakweretse ko uvuga uti noneho iki kintu Imana gishyizeho iherezo bigenze neza, ndayibonye ko ari Imana, byagenze gute icyo gihe? So icyambere nuko bambonaga mu yindi sura, bakabona ko ntari uwo kubaho, ntari uwo kugira ubuzima, ntari uwo kuryama, ntari uwo gusinzira, ntari uwo kwambara, ntari uwo guseka nishime, mbese babonaga ko nta kiza kinkwereye. Ariko Imana inyitegereje ibona hari ibinkwereye. Hari itandukano rinini cyane cyane. Ndamushimira Yesu, yarakoze. Amen. Reka rero twizere ko n'abadukurikiye ibyo byiringiro byiza Imana itanga, imibereho myiza Imana itanga n'ukuri nabo irayibafitiye, by'umwihariko kuba bageze hano ubwabyo bisobanuye ko Imana ibahishiye ibyiza gusa. Amen. Reka rero tugusabe kugira ngo usenge Imana hanyuma uyiragize by'umwihariko n'ubuzima bwacu buri imbere ndetse n'ubwo abadukurikiye muri rusange, hanyuma tubone gusoza. Ni karibu. Sago umugisha, reka dusengere muri iryo jambo. Dusoje tuvuga ngo hahirwa uwizeye ko ibyo yabwiwe n'Imana bizasohora, kandi dusoje tuvuga ngo kubwo kwizera byose birashoboka, n'ibitarashoboka bizagenda neza. Dukomeze dutegereze Imana twihanganye, iby'Imana biratungurana. Turagushimiye Yesu, wabanye natwe igihe cyose, wabaye mu isi ugeze mu gihe ntiwadusiga, ndetse ngo nta n'imizabibu utaranywa kuko dutegereje. Izina ryawe nirihimbazwe. Fasha umuntu wese wadukurikiye, kandi iri jambo ryo kwizera no guhirwa rimwubake, kandi ubuhamya mvuzeho ubashe kubaka buri muntu. Tugirire neza, utubere Imana kandi utubere ibyiringiro, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.